Fanta yanjye ko muyigize zimubaraza nite amazina witwa Prince. amazina witwa amazina witwa La Sheila Boshara Salamosi Kotorobosaya amazina witwa bibiri amazina mwitonde bitatu mwebwe mugende muzuminge kakajwi wazuminga hari mwitonde niba mukeneye impano mwitonde muyereke ngende kubereka ibyo bahinyura uri kwitegereza wazanye inote y'igihumbi uri kubyumva ayo wasabye urayazi wasabye ibihumbi 10 yaba arenga atarenga ntago mbizi ararenga bireba neza iyi ni impano yagaragaze neza ni impano kugira rero nkwereke umva se nkubwire buri muntu wese uri hano muhereza inoti imwe ajya hereza press imwe Dorini ya yindi akiri note umva none ibyo mbonye hano wayibitse utaduha yandi nawe nakoresha indi ntabwo nzanigi iyo ni iya wijyane muri banki bakurebere kari nzima wabyumvisha amadolari 50 wayabonye mose ineza profedo wayabonye uyu munsi naye nibuye na essence niyo yayo nayabonye pastor nayabonye nta bintu byinshi tugiyemo nshaka kugenda mfite amasegonda bwana impano y'Imana ibi bintu iyi mpano yakugezeho ryari kuki utashinze urusengero ngo abantu bajye ujye ufasha abakene bo gushinza urusengero amadolari n'ubu amadolari rigiyeho 100 ntabwo ndi kumenya fataho gutya amadolari 100 urafashe ndafashe Chiraho nta kibazo bawizeye ko ndi gukwereka se we niba wizeye chiraho bisaba abazimu bashe uragiye amazina witwande amazina se ajya ku mafaranga yego wevuga amazina yawe niyo nzima Jean Claude amazina witwande niyo nzima Jean Claude Dorari ni mazima ndi kuyatestinga uri kureba neza ndareba uri kureba John pasta nimba urebye neza si ibyo bintu si iyo si dolari wemuretse United States of America we nategereze neza arayimpirimye kandi afite impime dollar jeneme aya neme wemuretse amadolari 50 undi watse impano mu manyarwanda nire ni impano wowe uvuga mu impano hano natse mu manyarwanda fata yene yanjye yo kumwe zana inoti yene yanjye ndayifite se namuntu ufite note nganizo inzoga bitarefu wayibuze umva niza ari ibintu noneho igihumbi kirakunda hari ibintu umuntu areba nta kintu cyo gukoresha inzoga nimba yabuze ntibyemera hari ibintu umuntu areba bikamuyobera izana hano turebe oyafatanye n'undi kamanzi ndebe ibitangaza byose si ibitangaza siko mujya muvuga ko ibintu bitabaho
Fanta yanjye ko muyigize se baraza nite? Amazina yawe witwa nde? Prince. Amazina yawe witwa nde? Amazina yawe witwa nde? La Shila Boshara Sara Mosiko Torobosaya. Amazina yawe witwa nde? Bibiri. Amazina mwitonde. Bibiri. Bitatu. Mwebwe mugende muzuminge kakajwi Wazuminga hari. mwitonde. Niba mukeneye impano mwitonde. Muyareke. Ngende kubereka ibyo bahinyura. Uri kwitegereza. Wazanye inote y'igihumbi. Uri kubyumva? Ayo wasabye urayazi. Nasabye ibihumbi 10. Yaba arenga atarenga ntago mbizi. Ararenga. Bireba neza. Iyi ni impano. Yagaragaze neza ni impano. Mugira rero nkwereke umva se nkubwire buri muntu wese uri hano muhereza inoti imwe ajya hereza press imwe Zorini ya yindi akira inote umva none ibyo mbonye hano wayibitse oya nayo utaduha yandi nawe yakoresha indi ntabwo nzanigiye iyo ni iya wijyane muri banki bakurebere kari nzima wabyumvisha amadolari 50 wayabonye Mose ineza Profeto wayabonye uyu munsi nari nibuye na essence niyo yayo nayabonye pasi nayabonye nta bintu byinshi tugiyemo nshaka kugenda mfite amasegonda bwana impano y'Imana ibi bintu iyi mpano yakugezeho ryari kutashinze urusengero ngo abantu bajye ujye ufasha gushinza urusengero uvuga mbere cyo ibyo akora byose aba yiyoberanyije icyo ni icyaha ntabwo yigaragaza ikindi cya kabiri ibintu byose avuga ni amanyanga hari umuntu utabitega amatwi wabyumvishe yego kandi ubundi ikindi kajwi ubona umuntu uwo ari we wese ashaka kumwurira kugira abone iki za views agashaka gusebya umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri njyewe uko mbikora ni kuriya yari afite impamvu kugira azamuke ari kuvuga ngo amafaranga ngari kandi ntayo urumva nta nyungu mfite yo gufata amafaranga mu ntoki ngo ndi kwereka abantu uko ndi kuyakora nta nyungu hari akaririmbo yaguhimbiye kitwa ngo banzu hehe ayo waneye ngo utanyereramo ngo ukabuza abahinzi kujya guhinga wabyakiriye ute ngo njyewe ngo banzu hehe njyewe buriya umunwa umva Pastor Claude oya banzu reka twumve icyo musubiza karame nabwira buri mwe wese uri kunyumva kweze kwa aya macano ikintu cya mbere ni ururimi rwawe ugomba kurinda ururimi yego hari uwo yakurira kuriya ukabona ntiyiriwe ntarawe gupfa ko umuntu agiramwe uruhari nubwo musenga mwese mbagira inama gupfa ko umuntu agiramwe uruhari yego wowe uvuga ko nta ruhari ushobora kuva hano ugiye Cyangugu hari imodoka iri bukora impanuka ariko wahagarara kujyayo ntube ya modoka ugipfuye gupfa ko umuntu agiramwe uruhari uriya kazwi ibintu byose ari kugenda atakisha isi ni mu buryo bwo kugira mparabike kugira yumve ko yakomeza kuzamuka urabona kazwi nta kintu kizima avuga ni ibintu ngo ndi muri Amerika undi aha n'abana batoya setsa hari umuntu mukuru utari ibintu kazwi akora ubanza ubyumve kazwi akurikiranwa na za Rwesa Madongo nabo ni abantu bari abakozi bo mu rugo nibo bakurikira kajwi uri kubyumva nuvuga ibyo bintu dore na Claude aramukurikira hoya amukurikire ntamukurikire none se nari kumubaza ibyo nabonye kajwi n'abamukurikira n'abatamukurikira kajwi nakomeza akora ibyo akora nanjye ndakora ibyanjye impano ni y'umuntu ku giti cye kuko uri pasiteri kandi igiti kitunda igiti cy'amacungwa cyeza ni cy'abantu batera amaboko yego ubanze kuvugwa yaheze mu nda na Yesu yakoze ibitangaza iwabo banze ko yabikoze banze kubyemera n'ubu baracyamuvuga ariko njye nemera ko Yesu yakoze ibitangaza yego none impano y'Imana kubera iki ufite agace kamwe gatukura agace kamwe gatukura njye narakubwira ati nshobora rimwe kuburukara njyewe mbibona ko mbibona uko ndi niko mbibona hanabaye ngombwa bakakubwira turaca mu kuzimu cyangwa uraca mu ijuru usuku bishaka byaba cyangwa uri umukongomani ntago ngendo banura icyo wanyigira cyo cyose nicyo mba ndicyo uri wayi kwishi Kongo ntago ndagira muri Kongo
wewe ni mtoto wa Kisenyi, nje ndi umunyarwanda. wewe ni Munyarwanda. Sasa nataka nigulize jambo hili, uyu munsi wa none umuntu urimo urakubona, nihe nyigisho nziza vuga ati ndigisha urubyiruko, ndigisha abankurikirana, dore ijambo rizima nabwira abantu barimo barankurikirana ni iringiri? Mu by'ukuri ndababwiza ukuri banyarwanda, buri wese afite amaso abiri. Imana yabahaye amatwi yo kumva, yego, uwumva yumve. Ufite amaso yayakoresha icyiza, ntayakoresha ikibi. Iyo ni impanuro yanjye ndi kubaha nk'impano y'Imana. Yemwe mureke kujya mu nzira z'imitego, mugarukire Imana, mukurikire ibigomba gutuma murama iminsi yanyu kwicuma. Yego, timwirukankira ibintu hirya no hino, ngo mugendere kuri social media zabararura bigatuma n'ubuzima bwawe ubuhekura. Yego, abana bato bakomeze babeho mu baho burere bwiza, yewe n'abakuru kubaka igihugu muri rusange. Nashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ikaze TV Rwanda, Urugendo TV, Zamuka TV, Kuva TV, Baraka TV, turabakiriye mwese rero abadukurikirana umunsi ku wundi. Umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Ntabwo ndi ijenyine kuri kamera, turi kumwe na Kwizera Urugendo TV, turi kumwe na Press ku bw'Ikaze TV, turi kumwe na Blaze ku bwa Kuva, turi kumwe na Hori ku bwa Zamuka TV. Hanyuma rero turabasuje mwese abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, intara gatandatu ariyo diaspora, ku isi yose muri rusange tubahaye ikaze. Kuri kamera, imbere ya kamera murabona jewe Claude Niyonzima, ndi kumwe n'umuntu usa na Yesu, n'umugambi mpano y'Imana, na mpano y'Imana. Ubwo turaje tubyumve, twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye kuri The Choice 2, kuri The Choice ya kabiri, tubona ku yandi macano atandukanye, tumubona ku mashyamba, ubwo ba Ezekiel Kiranuka na ba Bishop Gerard na ba Hori bari bagiye gusenga za Bweramvura, twaramubonye kuri kamera. Hanyuma natwe twifuje kumutumira, turamuhamagara tuti hari ibintu twabonye wakoreye ahantu, turashaka ko ubitwereka biri live, amatsiko akarangira. Ku munsi w'ejo twamubonye nanone ari kuri The Choice kunda kumukoresha, yarari kumwe na Kanyombya mu kiganiro. Hanyuma turavuga tuti byaba byiza atumurebye tukakorana nawe ikiganiro tukamenya ukuri. Nanone mu minsi yashize twabonye kakajwi ko muri Amerika, wa musore ukina ufite chano yitwa Kakajwi, nibwo bitangiye, nibwo kigera muri Amerika. Kakajwi nawe yamuvuzeho ibintu byinshi. Turakwakiriye impano y'Imana. Murakoze cyane. Uraho neza, uri amahoro y'Imana? Ndaho neza. Imana urayizi, Imana urayemera cyangwa ntuyemera? Mu bintu byose nge nemera Imana, uretse ababivangavanga. Ariko mu bintu byose, yego, mbanza kugira icyo kunywa. Ikibazo ndimo ndabona icyo kunywa ndimo ndabona unywa ve. Niba kizane nutakishyura ndakishyura, niba kizane niba tuzane icyo kunywa. Njewe ntago nyankora ikintu ndafite icyo kunywa. Njewe ntago nakishyura ve. Nzanira veruje, oya n'utayishyura rwose ubyibura. Niba ari fanta bayiguhe, ariko oya ntago njya nywa fanta, n'ibindi byose ni ibingibi uri kubona. Veruje ukuri kw'Imana. Umuntu wese agira aho yahamagariwe, awamenya. Ariko abantu mudukurikirane muri iki kiganiro, mukurikirane neza iki kiganiro. Hari ibintu byinshi twifuza kugira ngo tumenye mutari muzi, tutari tuzi. Mwese rero mudukurikirane muri iki ikiganiro. Ni umugabo urubatse ntiwubatse uvukaye, kuko twebwe n'ubwa mbere tugose. Mbongeye nitwa impano y'Imana. Yego, hari ibibazo byinshi ndahita ngusubiza umbajije, kuko ntago ndi mu myirondoro. Yego, ni impano y'Imana nyine urabyumva. Ariko ntabwo wabyawe n'igiti, ntiwavuze. Nageze ku isi mfite imyaka 2 ngewe. Ku isi ufite imyaka? Nageze ku isi niho nibonye mfite imyaka 2. Waba ugeranwa n'umutambyi Melkisedeki uvuga muri Bibiliya ko ari gutagira se na nyina? Ngewe nageze ku isi mfite imyaka 2. Ibyo bindi byose wumva ukuri kwanjye ndi kuguha. Yego, naho bagiye bambwira ababyeyi, araho nagiye nkajya mbabona nkabona atari bo. Yego, nabo bakavuga ati ari umwana twari dufite ariko yagiye kera. Ariko ubwo urumva niyo mpamvu ngewe icyizere ngifite cyuko nageze ku isi mfite imyaka 2 niho natangiye kwibona. Yego, ugeze ku isi utangiye kwibona uri ku isi ufite imyaka 2. Wowe uyu munsi wa none iyo urebye ababyeyi bawe urabazi? Ntago mbazi. Papa na mama ntabwo bazi? Ntago mbazi. Byibuza wumva bivugwa ko aba waravukiye hehe? Njewe nibonye aho naba naravukiye hose bagiye bahashakisha, ariko ntago mpemera.
waba ufite irangamuntu uri umunyarwanda cyangwa uri umunyamahanga? Ndi umunyarwanda. Irangamuntu byagezeho leta irayinshakira. Yarayigushakiye warayisabye? Barayinshakiye bangombwa ko bampa irangamuntu. Warayisabye barayiguha? Yego. Hanyuma umaze guhabwa irangamuntu, mwirangamimerere wanditse ko papa na mama? Ntabwo iby'irangamimerere mbizi, mbaza ibijyanye n'iby'umutima wanjye. Irangamuntu, urwego rw'igihugu rutanga irangamuntu ntabwo rwaguha irangamuntu utazi nta mazina ya papa na mama bafite. Amazina yose bashyiraho, njyewe nakombaga gukora ibindi fanda, amazina yose nari gushyiraho nta kibazo. Nta kibazo. Hanyuma uyu munsi wa none urubatse cyangwa ntiwubatse? Ntago nubatse. Kubaka ni ukuba warashingiwe mu mategeko, ukazana umugore byemewe n'amategeko, ariko iyi saha tuvugana nimba ntarajya gusezerana cyangwa ntaragira fiance muzane byemewe n'amategeko, ntago nakwemera ko nubatse. Ariko umugore wamufite mu bantu biragoye, umuntu agenda aganiriza abantu kugira bamwibonemo. Ntabwo uzi nimba ari umugore, ntabwo uzi nimba atari umugore. Yani magambo uri indaya. Nitwa impano y'Imana, ntabwo ndi indaya. None se niba uvuga uti umugore sindajya gusaba ngo nkwe, sindasezerana, yani magambo wemera isezerano, ariko iyo umuntu atasezeranye ntabwo ubyemera. Siko bimeze, siko uvuze? Iyo umuntu atasezeranye ntabwo ubyemera. Okay, njyewe ushaka wangira icyo ubushaka kungira cyo, ariko njyewe nuko sindi indaya, nitwa impano y'Imana. Waba nirya ruheruka kuba wararyamanye n'igitsina gore? N'igitsina gore? Yego. Ntabwo ashize igihe, nta n'igihe kirabaho njyewe ndyamane n'igitsina gore ngo kirongoreho gikuremo ndyamane nacyo. Nta birabaho na rimwe. Ntabwo uriyamburira ubusa? Ntabwo na rimwe ndambura ubusa ngo ndyamane n'igitsina gore buriki. N'uwaboneka azaza akoresha ibyo ashaka, ariko no kubeshya. Uyu munsi wa none abantu bakwitegereza bashobora kwibaza bati uyu muntu ungana gutya ko yabasaziye ubusa? Buriya no mu ijuru haba kondisiyo, hari kondisiyo umuntu agenderaho. Imana nibishaka izabikora uko ibishaka. Imana nibishaka? Yego. Hanyuma waba imyemerere yawe, ufite itorero cyangwa se idini usengeramo wemera? Amadini yose ariho mbona. Yego. Ibanga rya mbere mfite nuko atahiriza umugozi imwe, asenga Imana imwe rukumbi. Wabyumvishe? Ubwo rero urumva najya mu bagatulika, najya mu bapendigoti, najya mu badive, urusengero rwo ari rwose najyamo. Yego. Nuko nzi ko basenga Imana imwe. Nibyo banga mfite urusha abandi bari bo bose bari mu isi cyangwa barukora. Yego. Nibyo banga ufite urusha abantu abari bo bose cyangwa se abarokore. Uyu munsi umuntu ukwitegereza wambaye imyambaro, umuntu ashobora kwibaza ati imyambaro ya gitambyi, kuki wambaye imyambaro? Imyambaro isobanura iki? Ngo iteka ryose nkunda kwambara imyenda yera, kuko uwambaye ibyera no mu ijuru azajyayo, kandi ijuru ngiye namaze kuribona. Kandi ijuru ngiye namaze kuribona. Yego. Nimba hari icyo Imana ishobora kumpa imbaraga ati kora iki ngagikora, kora iki ngagikora. Yego. Rwose mu by'ukuri imbaraga aho ziva nemera ko ari ku Mana. Nubwo benshi bavuga ati ni shitani, imbaraga ni za shitani, ariko njye narababwiye ati munzanire igitangaza cy'Imana n'icya shitani mu bidutandukanyiriza. Habuze n'umwe waza ngo abintandukanyirize. Hano mu Rwanda tugira abantu bitwa abakonikoni cyangwa se abapfumu. Tufite abantu bavuga ngo Imana y'u Rwanda, dufitemo witwa Sarongo Rwangirwa Wilson wo mu Bugesera i Nyamata, tukagira n'undi witwa Rutanga rw'amaboko. Hanyuma tukaba dufite imyemerere. Jewe ndi pastor muri iki kiganiro, wemera Imana, ufite imyemerere imyemerere yemera ubukristo, umukristo wa Kristo. Wowe turi hano twicanye muri iki kiganiro, nicaranye na Sarongo mu kiganiro tujya impaka z'ibintu bimwe na bimwe. Wowe twaba twicanye mu myemerere yawe akakanya waburindi. Wemera shitani, wemera Imana, wemera iki? Mu bintu byose nemera ikibanze kimbashije mu mutima wanjye. Yego. Nemera Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Yaremye isi n'ijuru. Yego. Ikindi cya kabiri, Rutanga rw'amaboko simwemera. Wabonye ikimenyetso cyamubayeho kimeze gute? Cyo gutwika iranzuye. Kiyase birasi bibera umuntu wese. Oya, ntabwo bari umuntu uwo ari we wese. Wowe banza wumve ko icyo ari ikimenyetso utaza aho cyaturutse. Yego. None aha tuvugana kano kanya, tugenda ahantu tuvuga ati kiriya kintu gishye uri kureba ntagikozeho, uretse gato winseka. Ndakumva. Wemera ko biriya Sarongo akora? Sarongo uriya Sarongo ntabwo mbyemera. Kubera icyo utabyemera? Nta muvuzi gakondo njyewe
ntabwo ndi kuvuga ku bavuzi gakondo ariko ngewe yo mbona ubuhamya bw'ibintu bitandukanye nkareba tekinoloji na tekinoloji y'ikindi icyo ari cyo cyose yego ababemere ariko impano y'Imana ntabwo ngiye mbyemera. Ntabwo byemera? Yego. Uyu munsi wa none uvuze ko utabyemera, witwa impano y'Imana. Mbere yuko indangamuntu yawe yitwa impano y'Imana, mbo ujye ureba amazina yawe ugende irangamuntu handitseho ni kwirangamuntu yanditseho Ngira inshuti Ezekiyeli uzaba umuhanuzi. Ezekiyeli irangamuntu yawe ni Ezekiyeli ngira inshuti. Ntabwo wowe umuntu abikubwiye neza ntiwabyumva. Itegeko Imana yahanuye ko nzagira inshuti nyinshi. Yego. Nkaba n'umuhanuzi Ezekiyeli. Yego. Bigatangirana n'ibi byose mba ngenda nuko Imana igenda ibitegura. Yego. Uyu munsi turi muri iki kiganiro twakubonye cyangwa mbanze nkubaze, muri uru Rwanda ubarizwa maganahe mu turere 30 tw'u Rwanda? Nihe warurirwa, nihe utuye? Buri karere kose wambonamo. Naka kanya umbwiye ati uri ku Gisenyi, uhamagaye umuntu w'Igisenyi akanya nica yambonayo. Uri Kayonza kano kanya umuhamagaye yambonayo. Ariko ibyo ntago ari byo bidushishikaje. Akanya gutese ngende kugusobanura. Umuntu ari Igisenyi araguhamagaye wicaye aho. Yego. Undi ari Kayonza araguhamagaye wicaye aho. Undi ari Rusizi araguhamagaye wicaye aho. Undi ari Nyama za Bugesera ku ruhuko. Undi ari muri ari Huye. Ni gute yakubonayo kandi wicaye Kicukiro? Njewe nibwo buzima bwanjye nkubwira ko ndi impano y'Imana. Impano y'Imana. Yego. Tugiye twagiye tubona abantu benshi babesikoro babateka mitwe. Umuntu ashobora kubona ibintu ukora akaba yavuga ko uri umuteka mutwe cyangwa uri umwesikoro. Ibi bintu ukora tubona wagiye ukora byinshi, ntaho byabihuriye n'ubuteka mutwe? Mbo biragoye cyane. Yego. Kuba haboneka umuntu wabaraje akampa amafaranga nkayamutwara kugira muhandi uwo ntawe ndabona. Cyakora ku matelefone ushobora kuvuga ati nuriya cyangwa suri, ariko ntabwo twahuye. Ngiye sinjya naka amafaranga umuntu. Yego. Kandi sinjya ntubura amafaranga ngo abe menshi cyangwa ibi nibi. Ariko nemera ko ibintu byinshi mbiha umugisha. Yego. Bigahabwa umugisha. Nta kintu cy'umuntu mwatse cyangwa mwisikurutse. Urumva nawe wakubwira ati Claude mpa miliyoni 5 ndaguha miliyoni 100, nawe wamenya ko umuntu agiye kukwiba. Yego. Kuri njyewe ntabwo birabaho. Iby'abapfapfa biribwa n'abapfapfa. Uzabitanga azabitanga. Yego. Nabonye mu kiganiro wakoze, ndahera ku kiganiro wakoreye kuri The Choice 2, The Choice ya kabiri, kuko iya mbere yo ngira ngo yarabuze ntikigaragara. Ikiganiro wakoranye n'umusore witwa Eric Nerike, witwa Eric n'undi munyamakuru wa Zamuka TV yitwa Hori, dore ngo yicaye hano mwarakoranye imbere. Twabonye utubura amafaranga. Beneri banke nkuru y'u Rwanda niyo yonyine yemerewe gusohora amafaranga. Wowe utubura amafaranga ute kutari banke? Mbonje ntabwo yakura hehe abonikata? Njewe ntago ntubura amafaranga. Ni impano, ariyo ya mpano nkubwira. Mu by'ukuri ni impano, nshobora kubikora gutya ngafata inote ngayishyiramo indi ndibyemere. Imbaraga ntazo ndibyemere. Nanjye ni ibintu mandi gukora gutya turi kumwe n'amaso yawe. Icyo niyambaza ni Uwiteka wo mu ijuru gusa. Imana yo mu ijuru. Yego. Usibye n'amanyarwanda n'indi note wakenera ari ngombwa byaba. Uyu munsi wa none ntabwo tutatinze. Ufite ubukene bw'amafaranga 1,100. Ufite ubukene bw'amafaranga 1,100. Ariko uramba ibihumbi 100 by'amadolari. Ibihumbi 100 by'amadolari nkugwiza uko. Oya n'amadolari. Ariko ry'umuntu ufite. Yewe Bretses, ngiye singuhakaniye nimba wizera ayo mafaranga urayabona. Yego. Ariko nshobora kubaza tufite igikapu nona. Uvuze ibihumbi 100 by'amadolari. Siko bimeze. Nshobora kubwira tufite igikapu ajyamo ntacyo witeguye. Oya ntacyo. Nshobora kukubwira ati urizera. Umisha koshi hariya yanjye sha kira gikapu mu kime hafi. Nubwo kitari bujye mayo yose. Oya si noneho reka dutesting. Ntabwo narizi yuko ibyo byose byashoboka. Impano ni impano, umuntu ashobora gusaba agahabwa cyangwa ntahabwa. Noneho ushobora kumpa amadolari 100. Wowe amadolari yose, buri dolari wagenda waka waribona. Buri dolari ubwoko bw'amadolari ntuyazi, uvuge duhere ku idolari rimwe angahe. Urampa amadolari 100. Uko wifuje si kubona ikintu. Genda akora ibyo nkora ibiza.
wifuje ibyo niko wategeka simbizi araza uwo mbwira ati nkeneye impano Bibiri iravuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona wowe ukomange muzakingurirwa none jewe ndasabye kandi unsaba turi kumwe wowe uravuga ati nkeneye impano ni impano ntago nje ngora amadolari singora amafaranga yewe uri hirya no hino n'ukunyumva ni impano y'Imana ntabwo ukora amafaranga impano y'Imana nta nubwo yatubura yego rwose ni impano yego wowe ntuyakora uyatubura yego ndasaba impano y'amadolari 100 muri iki ayo wasabye urayazi ni ijana gutyo ukubivangavanga oya n'amadolari 100 baretse gato ubwa mbere asabye miliyoni y'idolari 100 naringize ngo manze nyamuhereze none aramanuye uri kubyumva asabye idolari 100 wowe utari mu cyo kiganiro ngo ino nimba wizeye wowe urasaba ngayo yewe impano yose wampa niyo yaba ibihumbi 10 ndabifata mbo mureke mbabaze akabazo k'amatsiko hagize utuzanira igipapuro hari Papo gisanzwe niyo cyaba kindi kintu bake cyane zana kurukoma hari kurukoma pre wowe kudasaba usabye 50 nazi hano muretse usabye yizeye nazi hano buretse zana gatebe ujya mwitonda ariko muretse tumve tu kuko hari ibintu je nabonye mwifu nabibonye n'umwesi koro we buretse usabye nabaritse usabye amadolari 50 buretse mu mwegeye mwese mwebwe ni mumbabarire mbanze nkora ibyo ndeba ibi byose ni imbaraga nanjye ntagari ngewe wabyumvishe urukoma uri kwitegereza kazungu na tiruka Asa Claude ni wirukanke umva kera nta muntu ufite ikaramu se Justin ikaramu yisato iki wa mbere bivuze ngo ibihumbi 10 nsabye biravuma hano wowe ibihumbi 10 usabye reka nze nkwere iki cyurakora tumiza inzoga bita refri hari ayisize hari irahari refu ntago ikintu cyose aba ari inzoga wasabye amadolari n'ubu amadolari rigiye wijana ni senga ntago ndi kumenya fataho gutya amadolari urafashe ndafashe ciraho nta kibazo mba wizeye ko ndi kukwereka se wani mba wizeye ciraho bisanga abazimu bashe uragiye amazina utwandi zira witwa amazina se ajya ku mafaranga yego wevuga amazina yawe niyo nzima Jean Claude amazina utwandi niyo nzima Jean Claude Ora, ini masih banyak dia tes. uri kureba neza ndareba uri kureba byo Pasta nimba urebye neza si ibyo bintu si iryo si idolari muretse United States of America we nategereze neza dollar muretse amadolari 50 undi watse impano mu manyarwanda nire ni impano wowe uvuga mu impano hano natse mu Rwanda fata ini yanjye ku zana inoti ini yanjye ndayifite se amuntu ufite note ndanizo inzoga bitarefu wayibuze
umva niza hari ibintu noneho igihumbi kirakunda hari ibintu umuntu areba nta kintu cyo gukoresha inzoga nimba yabuze ntibyemera hari ibintu umuntu areba bikamuyobera izana hano turebe oyafatanye uyahumura kamanzi ndebe ibitangaza byose si ibitangaza siko mujya muvuga ko ibintu bitabaho fatanye ko muyigize baraza nite amazina yawe twande Prince amazina yawe twande amazina yawe twande la shila boshara sara mosiko torobosaya amazina ibihumbi bibiri amazina mwitonde bitatu mwebwe mugende muzuminge kakajwi wazuminga hari mwitonde niba mukeneye impano mwitonde muyareke ngende kubereka ibyo bahinyura uri kwitegereza wazanye inote y'igihumbi uri kubyumva ayo wasabye urayazi asabye ibihumbi 10 yaba arenga atarenga ntago mbizi ararenga bireba neza iyi ni impano yagaragaza neza ni impano kugira rero nkwereke umva se nkubwire buri muntu wese uri hano muhereza inoti imwe ajya hereza press imwe dore ni ya yindi akiri inote umva none ibyo mbonye hano wayibitse utaduha yandi nawe gukoresha indi ntabwo nzanigiye iyo ni iya wijyane muri banki bakurebere ko ari nzima wabyumvisha amadolari 50 wayabonye mose ineza profeto wayabonye uyu munsi nari nibuye na essence niyo yayo nayabonye pastor nayabonye nta bintu byinshi tugiyemo nshaka kugenda mfite amasegonda bwana impano y'Imana ibi bintu iyi mpano yakugezeho ryari kuki utashinze urusengero ngo abantu bajye ujye ufasha ntabwo nashinze urusengero umugambi ariko uko ndi impano y'Imana narabafashije kuko bashaka gushinga insengero ndabafasha birarangira n'insengero zabo zitera imbere mu by'ukuri ni icyo cyonyine Imana ngewe inshimira urusengero waba urufite wese naruzamo ariko bitari ibintu birenze cyangwa bitari ibintu byo kwiyemera kuki ubanza kunywa wayini ukoresha wayini ni ukubera icyo ukoresha wayini ngewe unywa ikintu kijyanye n'amaraso yego ariko atari amaraso ariya y'abantu bavuga nkabyo njya numva ku mbuga nkoranyambaga urabona ko wayini nshaka nakubwira ko ari amaraso cyangwa utazi icyo nasizemo babonye ko bajya gusuka bwa mbere ntiwaruzi igitonyi kirimo icyo bihura nabyo uyu munsi ubu tuvugana nabonye uhanurira ejo umwana w'umukobwa kuri kamera kuri The Choice yego impano y'ubuhanuzi nayo ikurimo njewe nuko abantu babireba nabi bakabyumva nabi yego bakumva ko umuntu unywa inzoga atajya mu rusengero kandi ari Imana ishaka yego cyangwa ukumva ko umuntu unywa inzoga atakora igitangaza yego ariko mu by'ukuri inzoga nyirizina hari icyo bita umuvinyo no kuvuga inzoga igakoresha ibyaha ariko mu by'ukuri icyo nshinzwe ni ukugaragaza ibitangaza Imana yashigaje ikavuga ati genda uhanurire uyu n'uyu nanjye iyo mpanuye ikintu mbona kibaye niyo mpamvu mbona ari imbaraga z'Imana niyo mpamvu mbona ari imbaraga z'Imana ubundi avuga ko ahanura koko arahanura bisanzwe nk'uko abahanuzi tubona hano hanze bahanura hari abantu b'abanyabinyoma ngewe ubuhanuzi bwanjye ntabwo ari ugukora ku muntu ntabwo ari ukuvuga amagambo ayobya ntabwo ari imbaraga zititiza ngewe iyo ngukozeho pasiteri uri kubyumva iyo ngukozeho mbita amenya ikibazo cyose ufite niyo cyaba ari icyaha mbita mbibona nkoramo ugutya ngukozeho umbwira ibibazo mfite ni ukuri kugorwa vuga amazina yawe yombi Niyonzima Jean Claude uhanganye n'ibibazo byinshi urugero imbere yawe uhanganye n'abanzi benshi barahari ubitegura uhangane nabo
ariko inyuma imbere n'ubundi ufite n'ibyishimo. amena uri kubyumva nimba ufite imodoka simbizi ariko Imana ikomeje kuguha ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo nguhanuriye ngiye sikubwira ati ni iki gihe runaka nyuma y'amezi 6 uratangira kubona bimwe byo mu bitangaza. nyuma y'amezi 6 ariko Imana iravuga ati komeza inzira zawe ntucike intege. yego murakoze cyane. uyu musore afite uramubonaho ikihe kiba ni ikihe kintu cyananiye uyu musore ntazenguruka hano zenguruka hariya sha reka tucyumve afite ikibazo kimeze gite njyewe nkubwiye ngo umuntu afite ikibazo aragifite. yego yagera hino musore afite ikibazo. afite ikibazo amazina yawe twanda afite ikibazo. ngwino hano buretse fata vuga ati ibibazo byose mfite bimveho. ibyo naba narakoze byose ntazi bimveho. ngira umugisha. Shira mu kiganza cyawe. Shiramo neza. amacandwe nta macandwe ufite. Shiramo neza witonze. Amazina yawe twande Prince. urabona ko afite ikibazo. urukureba urukubona ko afite ikibazo. ayo namaraso urabona ko afite ikibazo. buretse nabagiye ngende muri kamera. ndi muri kamera ngiye ibintu namba shaka ko mufasha ndamufashiriza ku ruhande. nibi muba mwanzanye mu ngisimba mbishaka. hanyuma uyu musore yananiwe gushaka. ya nibyo nabarabyemeje. Baraka gwiro ruperi. Arabyemeje. Aravuze ni kabisa ikibazo. Ari rukazi. Hanyuma uriya mukobwa oya seriye ngwino ngurebere niba ushaka ibyo nkubonaho nibyo ndakubwira. ibyo ntakubonaho nta kintu kibi nkubwira. oya nese kujya kujya ngo uhamirize abantu wowe. Pastor imbaraga urazemeye ubundi mbere na mbere. Pastor yemeye. Pastor reka tuganire reka bazi babwire mbonye idolari 50. reka turebe uracyafite aracyari amadolari. none se yava mu mfuka. reka nkoreho numve. dore ngaye arakomeye. United States of America. ndaje ngende ningera kuri bureau de change. oya utasiga Prophet Moses. Pastor aya ni amadolari 50. ibitangaza mpano y'Imana kora urabyemeye. abagererwa bamupinga babifeka bakatari byanya. buretse koresha kinote ngahita mbihamya kuri kamera. uyu munsi wa none mbonye idolari 50. ntabwo natubura ngo ave mandubu. ntabwo wakemera wowe. ntabwo watubura wowe ni impano zugutubura ni impano. urumva avuga ko ari impano. hanyuma icyo navuga uremeye. mbonye idolari 50. banza uvuge ko wemeye Pastor. ariko banza ureke wa. nyine ari kuremeye. uretse nyine. ubaze nk'umunyamakuru ari. Pastor uremeye. oya kunyemeza. impano y'Imana arakwemeza. we mbaza uti ubibonye ute. ntago ari ubibonye ute ahubwo uremeye cyane wemeye. impamvu kuko turari yazibitse. icyambere mbonye aya mbere yaryamyeho idolari 50 naribonye. wariryamyeho ariko namusabye ibihumbi 100. oya ntago wasabye ibihumbi 100 wavuze ngo baguhe impano. yisubiraho. nasabye idolari 100. wabanje gusaba ibihumbi 100 by'amadolari. amadolari mu gikapu. urongera urahinduka uravuga ngo bamereze ibihumbi 100. urongera urahinduka uravuga ngo bame impano nta kibazo. ntabwo kugeza ibintu mbone ko biri serious. bame impano. nami idolari 100. urumva uburo haracyabura ibihumbi 50. by'abanyarwanda mu magambo menshi by'abanyarwanda ntabwo twebwe turi ubu rero yanyerekaga uvanye amadolari asabye mu Nyarwanda. banza wumve nyine oya banza wumve ubutaha oya ngenda shaka impano y'Imana atwemeye. ikintu cyambere avuze ko press afite ikibazo. ngiye gufatira icupa ngiterere hano hasi. yego cyangwa ndishire hano umuntu azahita arikuraho gutya. ariko nawe niyumva arakandu kabaye ambwire mufashe. oya nta uhari uwo muntu aha. barakara hari ntawe uhari wo kurikuraho. Pastor Kuroda arikora. Bo icyo nabona cyo navuga Pastor Koro icara bigo. Karire Prophet Moses arikora. Ikore Prophet Moses arikora. Rafasha ntacyo. komeze ntaguye mu kiro umuntu birimo ngejanye ntago nyambe mu kira abantu ahubwo ndabafashe. hanyuma uyu munsi wa none umuntu yakibaza ati Korode ni umunyabwoba. impano y'Imana oya ntabwo ndi umunyabwoba. nyine bikore bikuraho se
ntarikuraho genda iri ngiri se agiye guterera ikoreye wowe komeza umbaze njye hari ibintu ndashaka byagira ingaruka ku muntu ikintu cyakugiraho ingaruka ku muntu urashya akaboko nubugira iki urashya akaboko uvuga ko usenga Imana witonze ariko ari mu buryo bwe uri buryo navuze ko usenga Imana uhagaranye uri umupasiteri nawe ari n'intumwa y'Imana rabashikarawa hanyuma rata twagiye njyewe amasaha ngiye ni iki gituma utarongora kandi ukuze ubona n'Imana igukoreramo yaraguhaye n'impano y'ikofi n'Imana imwemera afite amafaranga afite amafaranga njyewe n'amahitamo yanjye ntari n'ibyo ntaragaragariza isi yose natumwe n'Imana yego nkeneye kugaragaza ubwo niyo mpamvu no kurongora ni Imana bica mu nzira z'Imana Imana nge n'integeka icyo ari cyo cyose uyu munsi wa none hari abantu we mukurikirane uyu munsi wa none hari abantu babona ibi bintu ukora harimo n'inzego z'umutekano zaba zarigeze ziguhamagara zikakubaza ati biriya bintu ukora bigize icyaha murakoze cyane ibi ngibi nafungiye mu rukiko rw'ibanze rwa Gisenyi mfungira izi nkiko zose za Kigali nagezemo bari kubimbaza kuko mbere inzara yaranyicaga ngashaka uko nidefanta ngashaka icyo kurya kuko mbere nta mafaranga y'umuntu nakoreshaga izindi imbaraga ariko nagiye mbifungirwa ahantu hose ngasanga abandenganuye nabaye umwere hano muri Kigali warahafungiwe uzira ibi ngibi Rusororo narahafungiwe Nyamirambo narahafungiwe mu rukiko rukuru rwa Rusororo na Nyamirambo ahantu hariho hose na Kibagabaga ariko mu by'ukuri basanze ndengana bitagize icyaha barandengana basanze bitagize icyaha barandenganuye rwose nanjye ntabwo nari nzaho bituruka mu by'ukuri yego nuko ngo mu yandi magambo inzego z'umutekano zaragufataga zikagushyikiriza ubushinjacyaha ukajya mu rukiko urumva ntabwo gukora amafaranga mahimbano yego barayagufatanaga cyangwa se wakoraga ibitangaza ntabwo mbizi nakoraga ibitangaza namara kubikora gutya bakayafata bakayajyana kajya kumva barandekuye ati ni mazima yego nanjye ntabwo mba mbizi mu by'ukuri bagasanga ari mazima nanjye nuko mbibona gutyo mu by'ukuri ni hatari hano Imana arebe turi muri iki kiganiro hari umuntu ushobora kubibona akavuga ati inzego z'umutekano RIB ubugenzacyaha bwa RIB kuki bureberera umuntu nkuriya utubura amafaranga cyangwa se ukora amafaranga icyo ari cyo mpamvu nifuje kukubaza icyo kintu kubera yuko hari ababibona bakabyitiranya ariko urumva ko ubashije kubisobanura njyewe ndahari ndi umunyarwanda yego uri kubyumva neza yego uwashaka yambona yego yaba ari inzego z'umutekano izo ari zose aho zinshakira zambona nazitaba yego mu by'ukuri njye nta kibazo ni impano nayibonye gutya nakubwiye ko nageze ku isi mfite imyaka 2 iyo abantu bakubonye ufite impano iyo kurekura amafaranga mu kanwa kawe bakaba bayakoresha akaba mazima iwawe hatahwa n'abantu bagusura mu rugo baje kugushaka babangana iki mbongewe ndakubwira ati buri karere kose mbamo ariko ntibigutangaze yuko nta nzu ngira yego ariko nkayiha umuntu impano ariko impano y'inzi ikajya kuri wa muntu imodoka ntayo nkeneye ngewe yego ariko nkaba mbona abantu 50 batse impano bazifite yego icyo nicyo kinshimisha ku mana nge nicyo kigushimisha ku mana ndakubwira ati nurya ruswa nyinshi uzajya mu nzu y'imbohe nurya isukari nyinshi uzarwara diabete ngewe ntabwo imbaraga mfite nzaho nazikuye niyo mpamvu ngomba kuzikoresha nitonze umuntu ashobora kuvuga ati imyuka y'ikuzimu noneho ni wowe ushobora kuba ukorana n'imyuka y'ikuzimu turetse wa wundi wibeshye ngo yanyweye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene ese uyu munsi wa none niba utazi aho wakuye izi mbaraga ukaba utazi ababyeyi bawe bakubyaye wowe wibona ute uri umunyarwanda ufite indangamuntu y'u Rwanda yemeza ko uri umunyarwanda ariko kandi ntabwo uzi kavukire yawe ubifata ute mu by'ukuri nta muntu ubaho unywa amaraso y'umuntu uwo nguwo yaribesheye yego wabyumvishe neza uwo yaribesheye iyo umuntu yitabye Imana aba yitabye Imana yego abashigaje gukora ibyabo barabikora uwo nguwo uvuga ngo yanyweye amaraso y'umuntu icyo ni ikinyoma yarabibeshye ngo wakanire hakiri kare simuzi ariko yarabeshye nubwo mbonye ndi kunywa bino yego ubonye ko basutsemo veruje nabibonye ariko veruje nshobora guhindura ikindi kintu kuko basutsemo harimo kandi kantu utazi iyo ni condition yanjye ku bubasha bw'Imana cyangwa ku zindi mbaraga izari zose yego hanyuma uriya musore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ufite channel yitwa Kakajwi dore uko byatangiye yigeze kugaragaza akavideo kawusa n'ufite amafaranga mu kaboko gutya mu minsi yashize ubwo wakoraga impano ku musozi wa Jabana bwera mvura agaragaza aravuga ati dore uriya n'umwesi ko n'umubeshyi dore amafaranga yari ayafite ahubwo yabikoreye ntiyayabonye ko yari afite amafaranga akayita ayandi mafaranga wowe uramusubiza iki mbongewe nta bintu byinshi ninjiramo mu magambo makeya cyangwa menshi yego uriya Kajwi uvuga mbere cyo ibyo akora byose aba yiyoberanyije icyo ni icyaha ntabwo yigaragaza ikindi cya kabiri ibintu byose avuga ni amanyanga hari umuntu utabitega amatwi wabyumvishe yego kandi ubundi ikindi Kajwi ubona umuntu uwo ari we wese ashaka kumwurira kugira abone iki za views agashaka gusebya umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri ngewe uko mbikora ni kuriya yari afite impamvu kugira zamuke kuvuga ngo amafaranga ngari akandi ntayo urumva nta nyungu mfite yo gufata amafaranga mu ntoki ngo ndi kwereka abantu uko ndi kuyakora nta nyungu hari akaririmbo yaguhimbiye kitwa ngo banzu hehe ayo waneye ngo utanyereramo ngo ukabuza abahinzi kujya guhinga wabyakiriye ute mbongewe ngo banzu hehe ngewe buriya umunwa umva Pastor Claude oya banzu reka twumve icyo musubiza karame nabwira buri mwe wese uri kunyumva kwezi kwa aya macano ikintu cya mbere ni ururimi rwawe ugomba kurinda ururimi yego hari uwo yakurira kuriya ukabona ntiyiriwe ntarawe gupfa ko umuntu agiramwe uruhari nubwo musenga mwese mbagira inama gupfa ko umuntu agiramwe uruhari yego wowe uvuga ko nta ruhari ushobora kuva hano ugiye Cyangugu hari imodoka iri bukora impanuka ariko wahagarara kujyayo ntube ya modoka ugipfuye gupfa ko umuntu agiramwe uruhari uriya Kajwi ibintu byose ari kugenda atakisha isi ni mu buryo bwo kugira mparabike kugira yumve ko yakomeza kuzamuka urabona Kajwi nta kintu kizima avuga ni ibintu ngo ndi muri Amerika undi aha n'abana batoya setsa hari umuntu mukuru utareba ibintu Kajwi akora ubanza ubyumve Kajwi akurikiranwa na za Rwesamadongo nabo ni abantu bari abakozi bo mu rugo nibo bakurikira Kajwi uri kubyumva nuvuga ibyo bintu dore na Claude aramukurikira hoya amukurikire ntamukurikire Kajwi arabamukurikira n'abatamukurikira Kajwi nakomeza akora ibyo akora nanjye ndakora ibyanjye impano ni y'umuntu ku giti cye kuko uri pasiteri kandi igiti cy'itunda igiti cy'amacungwa cyeza n'icyabantu batera amaboko yego ubanze kuvugwa yaheze mu nda na Yesu yakoze ibitangaza iwabo banze ko yabikoze banze kubyemera n'ubu baracyamuvuga ariko ngiye nemera ko Yesu yakoze ibitangaza yego none impano y'Imana kubera iki ufite agace kamwe gatukura agace kamwe gatukura ngiye narakubwira ati nshobora rimwe kuburukara ngewe mbibona ko mbibona uko ndi niko mbibona hanabaye ngombwa bakakubwira turaca mu kuzimu cyangwa uraca mu ijuru ubusuku bishaka byaba cyangwa uri umukongomani ntago ngenda ubanura icyo wanyigira cyo cyose nicyo mba ndico uri wayi kwishi Kongo ntago ndagira muri Kongo wewe ni mtoto wa Kisenyi